Biriya bintu ngo bya romantike ngiye biriya bintu rwose bizabanza kungoraho gakeya ariko gusa ngiye urukundo rwarabizi ko mukunda abana bavutse mwavukiye mu biryo mwavutse papa zarahageze twavukiye mu rutoki turabana bicyaro buriya niyo mpamvu ngewe njya mbwira abantu bo mu cyaro nkatwe twaturutse mu cyaro buri umwana wo mu mujyi aba afite ikintu aturusha mbese umwana wavukiye ku matara umwana wakuze wavutse areba televiziyo nanjye narebye kuri televiziyo mfite imyaka hafi 20 sinzi hano yakuye nimero yanjye arampamagara arambwira ati ngewe ndagukunda ngira ngo ni blague ngira ngo ni rwa rukundo rw'abafana bakuru umuntu agwamagara ngo ngiye ndagufana rimwe arampamagara arambwira ati ngiye ndagukunda nshaka ko tubonana araza kunyirebera ubwa mbere turabonana ubwa gatatu araza ahita ariko gusura mwana ndamukunda Margareke aranyubaha shankorera buri kimwe umukobwa mwabanye kubw'impuhwe wagize kuko agukunda cyangwa mwabanye kuko nawe umukunda nta n'urukundo narinyigira yego kuko ikihe cyanjye cyo gukunda cyararangiye ashaka kubaka yego ko umuntu babyaranye bwa mbere yaranabyaye yego nangiye no kubona ku dufaranga ariko ngize muri showbiz nibwo nangiye kubona udufaranga two kujya kugura indaya yaka nirihe tandukaniro wabonye ryo kugira umugore mu nzu no kujya kugura indaya itandukaniro rinini cyane icyo nashakaga mu ndangamirwa si kimara amafaranga ndagifite mu rugo nisanzura urumva rero umuntu mubana ntago wamuvangavanga nk'uko bavangavanga indaya hari mariage kujya mu murenge hari gusezerana imbere y'itorero iyo mishinga yabiri hagati ya yakana madamu we ubwo uzagenda ugiye kwirega ko wibye umwana w'abandi niko byitwa yarizanye tuntu twa romantike ngo sheri bizu akabizu yaragwase ngiye ibyo wapi kabisa ngiyo sheri wawe ugiye kumuhamagara umuhamagara ngo umuhamagara ngo ikisheri wawe ngwene mukuru niyo mugiye muri bikiriya gikorwa umubwira ati kuramo imyenda agira bwo abankose wakazemwo kantu ka negotiation ko gutereta gake ko kwinginga ariko gusa ngiye ibintu rwose by'uburomantike abantu nshuti banzi bo baranzi oya kantu ka sheri ko karatangiye kukansindagiramo ariko kangishe nangishirira kugenda riza ariko nubwo forcinga message namuha izina niryo mu nuko nawe yashaka kuko Nyagahene ntago yabuze ubushobozi cyambere aba mu mazu y'iwabo y'ubuntu ntiyabura hashakira umugore icyakabira afite famille hanze ifite amafaranga Nyagahene ashatse gushaka abantu bamukora n'ubukwe burenze ko Nyagahene hari igihe njya mbona iwabo bamwakije barabene wabo baba USA bamwakije barubona yakeye ari ku telefone ya danje yambaye neza kweto kadanze ariko nyuma y'iminsi ibiri ubwo sanga yasubiye mu rwago rwa Turuwasa ubuse warubwire watera pompage zingana ubu ngubu nazitera none se nakubura nk'icumi 10 wazishobora 10 nazitera ko kayoga naragabanyije reka tujyane debe ko udahaguruka mbere ushaka kumura ko umugore yamazemo se ejo muruzi ibintu byambayeho nyirongora umugore wanjye bwa mbere naregenge mu kabari ndaranywa nagiye guserebura natashye saa 9 z'ijoro none hano twe twakodesheje naragiye mpondagura igipangu ebanda kubita bagira ngo batewe papa bagira ngo ni machine gun barakingure ko kanya bahise bamapuriyave ati mu gitondo bagwa amafaranga yawe cyo gukodesha umunsi wa mbere reka ngusuze kandi nkwereze kazo ukurikiye Dr M Official TV ndizera ko ndizera ko meze neza cyane abadukurikiye hirya no hino ku isi ngewe nkaba nitwa Angelo Michael kuri kamera za Big Town ndetse na Dr M Official tukaba turi kumwe na Dr M mwenyewe barakumenyereye kuri Big Town n'urugo ahandi no kuri channel naho barakuzi oya turi kumwe na Yakamwana boss wanjye Yakasha ene boss wanjye man akoze cyane bayobozi bakuru bavutse mu biryo mwavutse papa zarahageze twavukiye mu rutoki turabana bicyaro buriya niyo mpamvu ngewe njya mbwira abantu bo mu cyaro nkatwe twaturutse mu cyaro buri umwana wo mu mujyi aba afite ikintu aturusha
ese umwana wavukiye ku matara umwana wakuze wavutse areba televiziyo nanjye narebye kuri televiziyo mfite imyaka hafi 20 nese umwana ureba za Arsenal umwana ureba Chelsea wowe ukina karerira hepfo mu rutumva inyoni ndavuga ngo uzakina umupira nk'uwo mwana uwukuye wereka nzero nkubwira ikintu utazi buriya twebwe bakavukire niyo mpamvu nyama umwana wo mu mujyi hari icyo arusha uwo mu cyaro nubwo utaba warahavukiye ariko ukakurira ugakura imico uri umunyamujyi byanga bikunze hari ikintu burusha umuntu wo mu cyaro reka rero nkubwire twebwe bakavukire usanga kenshi na kenshi uzareba abantu badafite akazi abantu baraburije muri Kigali ni bakavukire ibyo bintu ntago tubyemeranaho mbona uvuga ngo bakavukire abenshi ntibashaka gukora aha urakoze cyane baba barabasongale uzi ikintu kibitera kwiyumva kumva umunyamujyi confidence zo kwigira umunyamujyi ko nta kintu yakora swate ntiyakora ikiyede nibiba aha ngo baramureba kandi ari umunyamujyi ngo baramuseka iki naho umuntu wo mu cyaro araza akahita yikora cya kiyedi akakivaho akabumotara akabivaho akahita azamuka ku modoka akabivaho akagura kenkayera akabivaho akahita akira kubera aba yarahereye kuri bya bindi byo hasi ariko gusa umunyamujyi nanone ari ikintu abarusha umuntu wo mu cyaro ese yakari byinshi kabisa ahubwo abantu baturuka mu ntara iyo bageze i Kigali njye mbona barusha umujyi w'intara abanyakigali we iryo bintu ntabwo ujya ubibona oya ntabwo yamurusha ngurugero reba umugore wawe oya reba uriya mugore wawe save muhanga ejo bundi ariko hari abakobwa benshi kano kanya arusha umujyi kandi barawuvukiyemo kandi abatanze no kubona umugabo urenze mani w'umusitari urumva abandi barawuvukiyemo kuvuga nyine bano banyamujyi ntabwo banyiteza ndi umunyacyaro urumva rero umuntu wo mu cyaro yaraje ahita ebana uza abanyamujyi utanze gushaka kurongora yibaze uza abantu utanze gushaka uriya mwana rwose ngewe impamvu ngena namukunze uriya mwana yaranyikundiye ntabwo ari ngewe waterese umwana yarampamagaraga akambwira ati ngenda gukunda yambona nyine hano ku mbuga nkoranyambaga kuri YouTube video zanjye zose yarazirebaga sinzi hano yakuye nimero yanjye arampamagara arambwira ati ngewe ndagukunda ngira ngo ni blague ngira ngo ni rwa rukundo rw'abafana bakuru umuntu rwamagara ngo ngenda gufana rimwe arampamagara arambwira ati ngenda gukunda nshaka ko tubonana arazaza kunyirebera ubwa mbere turabonana acaho arataha ubwa kabiri aragaruka turaganira acaho arataha ubwa gatatu araza ahita nawe inshuro 3 zonyine mwana twibanira gutyo ariko gusura mwana ndamukunda Margereke aranyubaha shankorera buri kimwe niyo mpamvu ngewe nagendera kuri size cyangwa se kuri nuza nyashi bya bindi najyaga nirirwa nivugishwa hano ariko gusa ikintu namukundiye ni umutima cyane cyane umutima afite buri umuntu ugukunda niyo muganira urabibona mani ukabona ko nta buryarya burimo ariko hari umuntu muganira ejo mwaganira avuga ati uyu muntu rwose mbese yaka akabazo k'amatsiko uwo mukobwa mwabanye kubw'impuhwe wagize kuko agukunda cyangwa mwabanye kuko nawe umukunda oya ngewe icyatumye mukunda cyane nuko nabonye ko nkunda kabisa ko nkunda urukundo nyarwo nanjye bimereza avantage zo gutuma mukunda kuko ubundi ngewe imyaka nari ngizemo n'ubuzima nabayemo nge nta n'urukundo nari nyigira yego kuko igihe cyanjye cyo gukunda cyararangiye gusa umuntu nari nkeneye n'uriya ibana tubana akamfasha mu buzima bwanjye buri imbere niwe nari nkeneye kandi ikintu nabonye kuri wa mukobwa nawe ikintu yari akeneye ashaka kubaka ko umuntu babyaranye bwa mbere yaranabyaye afite umwana umwe ariko afite umwana umwe nta kibazo afite umwana umwe ni naryo jambo rya mbere yambwiye tukibona ko nshaka ko tubana nkaba mfite umwana uramwemera uramwakira nambwira ati umwana rwose nzamufata nk'uwanjye uyu mwana umwe rwose aho ngaho nanjye nagushyigikiye urumva ikibi ni babiri
no kubona narabyaye mu gasozi ni amahirwe n'Imana yandinze bitewe n'ubuzima nari ndimo nabaye mu gisirikare cyane nangiye no kubona ku dufaranga ariko ngize muri showbiz nibwo nangiye kubona udufaranga two kujya kugura indaya nawe ubundi mbere niba no mu nkambi nayo nabona twubana mubona amafaranga menshi sibyo ariko ugasanga ntago muyashora mu kintu kigomba kuzata kibagirira akamaro mu gihe cy'indi myaka iri imbere icyo bita kugira ushora sibyo mfasha ngewe ibi bintu bimfashemo dore ibintu ngiye ngusaba nkanjye ndashaka ko ugomba kugira channel yawe icyo kintu cyo kabisa kiri mu yawe urumva ngewe ikankubwira sibyo wenda byakugora gushaka amakamera gushaka abantu bagushutinga kugira gute ngewe ndabikwemereye iyo channel ndi imbere y'abanyarwanda nge nayigufungurira nkayita ya Kamwana TV show urumva noneho nka gutya duhuye ikiganiro cyawe kikajyaho ukazana Nzovu ukamwicaza hariya ikiganiro kikajyaho ukazana undi muntu ushaka wese ukajya utumamagara nkamagara Mike icyo kiganiro tukagifata tukagishyira kuri channel yawe nanjye kikajya wenda kuri channel yanjye inyungu nge naba mfitemo aho ngaho nuko ikiganiro twajya tugikoresha amakamera abiri ku buryo gifatwa n'abantu babiri nyine ukagishyira iwawe tukagishyira n'iwanjye channel nicyo kintu kishyura neza channel ibyo bintu babarira ibyo bintu kuko reka nze nguiki kanguha impamvu kandi uzabyumva nyuma wenda nutanabyumva na kano kanya channel irishyura fresh sibyo channel mu gihe runaka wowe ntago uzaga uri superstar cyo cyumve ukimenye rwose ntago baravuga ngo ntagahora gahanze ubu kano kanya yaka uri wa mbere mu Rwanda muri showbiz ya comedy we na Nzovu kano kanya ubu ni mwege muri on top sibyo nimwe mu ba mbere ejo nejo bundi hazaza abandi babasimbura nkuko Vava nawe yabayeho top igihe twari turi kumwe twigeze kuba top tuba ba mbere mu gihugu birangira nigendeye nyuma sibyo ariko ubu ngubu ntago nyiri top 100% yego ndi hagati 50% kuko abantu baranzi nyine ariko ntago ndi top nyine handi abantu bose baba bagushamadukiye baguhamagara uriye ngwira dukora ikiganiro bumva ko bagomba kukubonamo views byanze bikunze ntago rero ari uko babizahora ariko nkanjye n'urugero kubera ko nifitiye channel yanjye nakoze mu icyo gihe nari nyiri on top iyo channel nguma nkishyiraho bya bintu bantu bayikurikiye barenga 10,000 na bingahe bagakomeza nkomeza mbokipa n'abandi bagenda bambona bakongera bakamamagara bakambwira ati ngwino duhe ikiganiro kubera iki kubera yaca no mfite inamemba inanyishyura amafaranga meza n'umfite kintu Dr. niyo nama ngende ko kugira pe nk'inshuti yanjye urabiswe inshuti yanjye magara kuva kera mfasha icyo kintu gikore wabwira mani bakakigukorera wambwira ngiye nka kigukorera simbizo wo kuzabitekereza niba muri munsi ujye umenya ngo wakoze ikiganiro cyawe kigomba kujya kuri channel yawe na misere koko akurushe ajejo bundi ari we wamuzanye barimbye kuva kera ngiye nayikora kuva kera ubundi yaka niwe wamuzanye bwa mbere misere niwe cyane nigize ko nitwa Nyakamwana ni Big Town yatangiye mari nyirayo akikora kuri Afirmax twanakoranye akiri kuri Afirmax ashinga Big Town ndahanga urumva dore byo kumbura cyane ni inama nziza nta nubwo ari uyimbwiye nona ko maze kugwera uyu munsi mbibwiwe n'abantu barenze batatu kandi bambwira ati kuva wazanye umugore shinga cyane nubwo abi yawe na madame dushyiraho utuntu twawe ariko ufite cyane ni ibintu byiza bizatuma buri kwezi uba ufite umushahara wawe ugenerwa ugomba guhembwa ukajya ugenda utora zino buhumbi bungaye bugenda ubona ariko no ku kwezi ukabuzi ngo mfite umushahara wanjye mu madolari ntabwo wajya ugura amadolari 300 ku kwezi ndakubwiza ukura amadolari 300 ntabwo wajya uyabura ukishyuramo inzu ukishyura ibyo kurya hanyuma bwa bundi ugenda ubona ukabugira ubwo gusevinga Dr. nacyo ibyo ngibyo n'ubundi na nyuma ya kamera twaza kubiganiraho ahubwo reka tujye mu bibazo by'amatsiko abantu benshi bashobora kwibaza kuri yaka kuko amasaha arimo aragenda yaka nirihe tandukaniro wabonye ryo kugira umugore mu nzu no kujya kugura indaya itandukaniro rinini cyane kurabona nk'amafaranga nakoreshaga wenda tuvuge kurya kunywa na amafaranga menshi ariko nk'ubu ejo twari amafaranga atarenze n'ibihumbi 2
yego yaguze agatoki agura ubunyobwa kubitamwe indagara banarateka turarya ariko wajya muri resitora ibana ukarya ukanywa ugakubitaho na byeri ariko ubundi atahanywa mitsingi imwe nawe ukanywa agafanta tukajya mu rugo tukarya tukarya ubu ngubu warasezeye by'indangamirwa birekeye abandi indangamirwa byo wapi kabisa icyo nashakaga mu ndangamirwa si ikimara amafaranga ndagifite mu rugo nisanzura nta mpamvu rero yansubiza mu ndangamirwa kuko ngewe icyo nashaka mu ndangamirwa kirahari mu rugo nisanzuraho yego kandi bya bintu byo kujya kugura unusu cyangwa se kandi uko ubishaka unisanzuye ngo urajyaho niba wayihaye 5 urahatana ubiricuye ngo mpako yamazemo ari nawe kubwira ati vaho gira vuba amaye yawe yashizeho yewe rero kubera ko aba hari n'ubundi mingaho nshoboye nkora ko nshoboye kabisa nta mpamvu yo guhatana urumva rero umuntu mubana ntago wamuvangavanga nk'uko bavangavanga indaya buri indaya buri gukura mwayawe ariko muriya muba mubana ngomba gushyiramo na ka disipurine ukuntu yego nese ubundi kugira ngo umuntu agire garanti wenda nko kuri kote y'abadamu kugira we uyu ni umugabo wanjye ni umugore wanjye witeka hari mariage kujya mu murenge hari gusezerana imbere y'itorero iyo mishinga yabiri hagati ya yakana madamu we mbo ibyo ntabwo turi kubitegura ariko biri hafi nzabanza kujya iwabo wenda hakurikireho umurenge ibyo bindi bizaza hafuta nta n'umwe urajya kwerekana iwabo na nimugoroba nagerageje kuvugana na mabukwe numva nta kibazo ariko ngomba kuzajyayo nubwo najyana n'udukesi 2 cyangwa 3 ariko nkabereka ko ndi kumwe n'umwana wabo gusa wenda ibyo bindi bikazaza nyuma ariko gusa bazi ko mfite umwana wabo ko turi kumwe ubwo uzagenda ugiye kwirega ko wibye umwana w'abandi niko byitwa yarizanye nyine mu rurimi rw'ikinyarwanda bavuga ko iyo wabanye n'umukobwa mutarabanje kujya iwabo oya ibyo birumvikana ariko ntawe kwirega ni ukujya kwirega ntawe nibye nari mukeneye nk'uko nawe yarankeneye twese twari dukeneranye ntawe nibye rero ubu yamaze gufata umwanzuro ko agiye kuba umupapa nta gahunda zo kongera gusubira mu ndangamirwa ukundi oya ntazo rwose na Sodoma sinyigerayo nahariye inzovu na nyagahene na n'ubu duhuye ariyo bavuye babaye ibyatsi nyagahene yasinze urwagwa rumugeza cyo gari kindi ngushimira ntago kigwa inzoga nyinshi wapi unaragabanyije ni agacupa kamwe gusa nkajya kuryamira nkaruhuka nkasubiza n'ubwenge ku gihe ubu ngubu mfite purani nyinshi z'ukuntu nzabana n'umudamu n'ahantu undi ntabwo hari sawa neza kugira ngo wenda nimbona n'ububasha nzahimuke ngende mba ahantu byibuze hagaragara ariko urebye no mu mvugo za yaka yarahindutse Dr. kuko aya bantu aravuga nk'umuntu w'umugabo kabisa urabona ko amaraso ya gisore amashaka byaragiye kabisa b'imyaka 50 ahubwo wenda umuntu yapfa kurangira muri iyi showbiz kuko buriya bituma abantu bishima bituma abantu baseka gusa byo muri showbiz ntago byarangira gutyo n'ubundi nzakomeza nuko nyiri kwisetinga neza ariko ubundi ibintu bituma abantu bagabanya stress baseka cyane cyane nk'aba diaspora baba batari kumwe n'imiryango yabo abenshi ngiye barangure tubagabanyiriza stress ibyo byo ntago byabura byo gusetsa aba ariko ndacyari kwisetinga neza fresh ubuse barubwire watera pompage zingahe ubu ngubu nazitera none se nakubura nk'icumi 10 wazishobora 10 nazitera ko akayoga naragabanyije reka tujyanemo debe ko udahaguruka mbere ushaka kumura ko umugore yamazemo se twagiye turebe hano nushaka tureba ahangaha twagiye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ntabwo umugore akabaraga yakamazemo. Njye nta mugore ngira. Uracyari umusore ariko urabona kariya kazi nako ntabwo kaba koroshye. Nawe nari mapiri nese yaka igihange kitakiri cyangwa muracyananiwe murashaka kubanza kuri relax. Ku bakunzi banyu yaba wowe kuri kote yawe ya Nzovu n'abanyagahene, abantu bashaka ubundi kenshi twangirikira mu kigare, abantu bashaka kuzagira impungenge yo ko bashaka kuzagusubiza muri izo gahunda kuko urumva baracyabirimo. Ntabwo ndi umwana, imyaka mfite ndi hafi kuzuza imyaka 40, nta muntu ushobora kunshuka. Nanabigiyemo nabangiyemo ku giti cyanjye ari njye wijyanye, kuko ntabwo wambwira ngo umuntu ungana nanjye Nzovu yanshuka cyangwa Nyagahene ngo yanshuka bakansubiza mu kigare. Byo ntabwo nzabura gusangira na Nzovu agacupa, niba mfite umwanya tuzagasangira. Ntabwo bizambuza kugendana na Nzovu, ariko gusa nkamenya uburyo ngomba kwitwara bitewe n'imihindukire y'ubuzima ninjiyemo. Mbona ibyo nakubwiraga njyewe dogiteri, imibare y'abatipe ntabwo bansubiza mu kigare, gusa gusangira tuzasangira bisanzwe, ariko mpindura imyitwarire y'uburyo nari mbanye nabo. Nawe ikigare gusa Nzovu ni umuntu dukorana umunsi ku munsi, ku gacupa tuzagasangira, ariko ntabwo nzongera kurara inkera ngo ntahe saa 8 z'ijoro, ntahe saa 7 z'ijoro. Ejo bundi ibintu byambayeho, nyirongora umugore wanjye bwa mbere naregeye njya mu kabari ndaranywa, nagiye guserebura, natashye saa 9 z'ijoro. None hano twe twakodesheje naragiye mpondagura igipangu, ndakubita bagira ngo batewe, bagira ngo ni machine gun, barakingure ku kanya bahise bamapuriyave ati mu gitondo baguha amafaranga yawe yo gukodesha. Umunsi wa mbere urumva kuva icyo gihe byahise bimpa isomo uburyo ngomba kwitwara. Gusa umugore wanjye ni umwana unyumva, yarambabariye arabyihanganira, ariko dari kubera akabyeri. Ariko umugore wanjye ndamukunda kabisa kubera ko aranyumva, aranyumva kabisa, kandi afite no kwihangana. Arihangana yabona isa. Ubundi niwe mugore, ubundi umugore ni wa mugore uzakwihanganira mu bibazo, ni wa mugore uzamenya ati umugabo wanjye akeneye amazi yo koga utanabimubwiye, ni wa mugore uza akagukuramo inkweto, urumva, ni wa mugore nyine uzakwereka keya akakwitaho. Uwo nawe ndakeka ko utamuca inyuma, ugiye kujya kumuca inyuma waba uri umugabo wa fake. Nawe ugomba kumwereka ko uri umugabo nyine, ukamukorera ibintu bigaragaza ko uri umugabo koko. Nawe izo keya baguhereza, nawe hari ubundi buryo uzimuhamo nk'umugabo cyane kabisa. Icyo kintu ni cyo ukajya umuha utuntu tumushimishije, nawe ukamwereka ko uri umugabo nyine, ugataha nyine nk'umugabo mu rugo rwe, apana gutaha imbokoboko kirazira. Oya niko bimeze kabisa. Watangiye kuwutahana umugati? Ubu ngubu nta nk'agasukari, ataremye utuntu turi so simple, gusa akantu kari bumushimishe gusa. Urabona kabisa yari igihe kamushimisha. Bizagenda biza, nuko ibyo bintu njye ntabimenyereye, njye mbaho gisirikare, bizagenda bizamo gake gake. Ko biriya bintu ngo bya romantike ngewe biriya bintu rwose bizabanza kungoraho gakeya, ariko gusa ngewe urukundo rwarabizi ko mukunda. Gusa ibyo bintu ngo tubombo utuntu twa romantike ngo sheri bizu akabizu rwose ngewe ibyo wapi kabisa. Naguramo akabizu bakabizu nakamuha, ariko apana buri kanya sheri shushu ibintu nyine. Ndabona nese gira akabazo k'amatsiko. Ibyo biri nk'iyo sheri wawe ugiye kumuhamagara, umuhamagara ngo iki sheri wawe? Ngwino mukuru cyangwa ugiye kubera nka bya bindi yagiye numva ngiyo nyine nk'abantu bashinzwe, reba iyo abantu ba leta nyine kenshi na kenshi ba kera bakundaga kuza, tuvuge niba agiye nko kuri kiriya gikorwa akahita avuga ati we mukobwa kujyapa kuramo wowe gira vuba vuba, ngo wase nk'uguba wigira ibiki kuramo wowe. Umuntu wamamagaye navuga ati ngewe rero iyi telefone ndi gukoresha ni telefone ya wa mukobwa turi kumwe,
ahita ambwira ngo se wajya uvuga ko ndi umugore wawe uri kunyita umukobwa warambyaye ndi umukobwa wawe bimeze bite kubera ngewe ibintu akantu ko kuvuga ngo umugore wanjye sheri ishusho ntabwo kanzamo cyane bitewe n'ubuzima nagiye mbamo ubuzima bwacu bw'ikirashi urumva ko bwamwibyo nta mwanya twigeze tubibona niyo mugiye muri bikiriya gikorwa umubwira ati kuramo imyenda agira vuba se nk'ubwo uri gutinda aho waba ubinjiriye abankose wakazemo akantu ka negosiyasiyo ko gutereta gakeya ko kwinginga ariko gusa ngewe ibintu rwose by'uburomantike abantu nshuti banzi bo baranzi ni kigeshi kabisa niba ubwetikira amazi muri dushe bati yewe mukongo ngwino amazi muri dushe oya akantu ka sheri ko karatangiye kukansindagiramo ariko kangisha nanjye sheri riri kugenda riza ariko nubwo fosinga bizaza ariko nubwo fosinga kabisa arata bizagenda biza gake gake mwese yaka hari mugenzi cyangwa se ukunze kuba muri kumwe Nyagahene yabaye muri industry kuva kera ku imyaka myinshi imbere yawe imyaka myinshi cyane uyu munsi uraje ejo bundi umutanze no gushaka Nyagahene niye message wamuha bo Nyagahene rero message namuha izina niryo mu nuko nawe yashaka kuko Nyagahene ntabwo yabuze ubushobozi cyambere aba mu mazu y'iwabo y'ubuntu ntiyabura hashakira umugore icyakabiri afite famiye hanze ifite amafaranga Nyagahene ashatse gushaka abantu bamukora n'ubukwe burenze ko Nyagahene hari igihe njya mbona iwabo bamwakije barabene wabo baba USA bamwakije barubona yakeye ari ku telefone ya danje yambaye neza kweto kadanze ariko nyuma y'iminsi ibiri ugasanga yasubiye mu rwago rwa Turuwasi urumva rero hari abantu buriya wagira ngo wenda sinzi ikibazo bafite nanjye ndimo nago nubwo wenda ngewe Imana iri kufasha nangiye kubivamo ugasanga umuntu ahembwa nk'ibihumbi 800 cyangwa se miliyoni ariko ntagira harara ugasanga ni wa muntu ifege niva ku munwa icyuma ntikiva ku munwa ahemwe nkamugana abo bantu barahari kabisa ugasanga yirarira habonye kandi afite akazi ebana njyaruho narinzi ahemwe 800 kandi akurikira akakibimbi nka 400 n'ibindi nka 300 ari wa muntu ufite miliyoni ku mufuka mu kabari kandi none ari kunywa icyuma shanisi filtire ariko nk'icyuma kavuga ati abantu koko wamahirwe nka yuyu ariko nka B1G nibikaguca abantu nk'abo barahari rwose nanjye nari ni umwe ariko ngewe ndi kugenda mbivamo gake egayaka gufata umwanzuro sometimes biragorana wenda reka tujye nko kuri kote y'abasore banga gushaka kandi bakuze kuko barahari benshi ba Gracian Papa Sava na musaza barahari benshi kandi bafite n'amafaranga impamvu zabo kuko hari umuntu uvuga ati ngewe impamvu ntashaka wenda nukubura ubushobozi none se ngewe ko nashatse hari n'ubushobozi nari mfite nyine umva ikibazo nashaka kubaza ariko none hari n'abafite ubushobozi rwose ukabona nta santima afite zo gushaka ikibazo nyine nashaka kukubaza ni impamvu nari ntanze n'ingero zabo ngabo kandi banafite wenda amafaranga wewe ugeze mu rugo n'ikihe kintu wabonye kigoye ikintu kigoye mu rugo mu gihe gito umaranye n'umugore ikintu wabonye kigoye mu rugo ni iki shangiye nakubwira byinshi ariko nta kigoye mu rugo mwese nk'abo ngabo bafite amafaranga nk'abo ngabo bafite amafaranga bafite amafaranga akenshi bo babifitiye n'amazu si nkatwe dukodesha ngewe numva mu rugo ufite ubushobozi bwo kwambika umugore ukaba ufite ubushobozi bwo guhahira umugore atazabura icyo kurya nk'abo ngabo noneho bafite n'amazu yabo atari nkatwe dukodesha numva nta kigoye kirimo ntacyo kabisa muri make abasore ahubwo wenda nkatwe ikigoye cyo kirahari kubona ayo mafaranga yo kwishyura inzu kuvuga ati umugore azambara iki umugore azarya bigenze gute wenda twebwe nicyo cyatugora ariko nk'abo bafite amafaranga ndumva rwose gushaka ari ibintu biri so simple
ashaka na mu gitondo umugore yakwiza dore muhera Kongo mwicaranye umugira inama nawe yarananiranye Jewe wanje arigendeye subiza ko arigendeye yari gukundanaho barakundanaga gusa ngewe Dr. M shareka dusoze nsigaye ntakure ubu ngubu nahirya aho bita mu cyumbati hirya yaho hirya yaho niho urabona ku musigiti hafi aho ngaho urumva rero tugane ku musozo naho ubundi ngewe abakunzi ba Dr. M abakunzi ba Yakamwana icyo nabasaba ni inkunga y'amasengesho naba ari kunca intege ngo urarwo niruzamara kabiri ndaje mbere kikundi Yakamwana nyawe ugiye kuba umupapa w'abana nka batatu cyangwa amina hasta la vista nuko yakayigendera ya mwakoze cyane gukurikirana Big Town TV, Dr. M Official TV, Kigali Home TV. Turabashimiye cyane, twari kumwe na Yakamwana. Nta kindi twavuga usibye kuvuga ngo thank you very much Mike Loma behind the scene. Imana igikuhezagira ndetse n'abadiaspora turabashimira cyane aho muri n'abanyarwanda muri rusange. Turabashimira n'abamama ishimwe n'aba Odette n'abandi bose. Imana yo mu ijuru igibaho umugisha utagabanyije na gatoya. Turabakunda cyane, nta kindi twavuga usibye kuvuga ngo hasta la vista. Mbere yo kuvuga hasta la vista ushaka gukora indirimbo nziza audio video hamagara 0788 rimwe tugukore indirimbo nziza, video nziza. Ushaka ko tumukorera channel nawe ibyo tunabyo turabikora nkuko mwabyumvise twabwiye Yaka. Ushaka ko tumukorera publicité zaba ama company nka za B1 Jean nandi ma company akomeye kandi wisu yamamaza bataranatwishyuza mana we bataratwishyura turagakatamo reka tubagirire mu ya nta kindi twavuga. Mwese mwadusanga kwiyo nimero tubahaye haruguru. Ibindi nakagaruka behind the scene bamwita Mike Lama, umubyeyi w'umwana umwe ariyo bitwa Norani. Turanamusoje nawe n'abandi bose. Imana ibamere umugisha. Hasta la vista. Fresh sana.